abantu benshi ntago bazi kano kantu gukoresha neza vitesse ku modokari ya manuel biri mu bituma imodoka itamara essence vuba. Tugiye kureba icyo wakora. Ikintu cya mbere no gukoresha neza vitesse ugatwara neza imodokari kuri vitesse zo hejuru, izo hansi zimara essence. Twagiye imodoka ni netere nk'ibisanzwe, urashyiramo vitesse ya mbere kuri umbrage n'akariro gake y'uhaguruka ugende metero 100 cyangwa se metero 50, ushyiramo vitesse ya kabiri. Najya nkuze ko vitesse ya kabiri ikoresha kenshi mu gihe uzi kuri gupangura vitesse usubira hasi cyangwa se mu gihe umuhanda ari mu cyangwa se ari mu ikorosi, vitesse ya kabiri yibuke neza. Ikindi niba uzi kujya gushyira muri gatatu ongera akariro kenshi, umuntu ushyiramo vitesse ya gatatu, hanyuma vitesse ya kane ubundi urongera akariro kenshi ushyiramo vitesse ya kane. Vitesse ya gatanu ongera akariro nk'ibisanzwe ushyiramo vitesse ya gatanu. Hanyuma vitesse zo gusubira hasi rero mu gihe utwaye imodokari ukumva imodokari itangiye gucika intege cyangwa se bituma ugabanya umuvuduko, subira muri vitesse zo hasi. Ryabanga rero nakubwiye koresha vitesse 3, 4, 5 ntukajye urenga aho ngaho, essence nagishira vuba.